Muraho neza nanone dukurikiye hano kuri channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Muri kumwe nanjye rero nkuko bisanzwe ntirumara intwari nkunda amahoro, tugiye kongera kuganira ku Kinyarwanda. Ndizera ko rero mushishikaye kandi mwiteguye kungukirwa n'ibyo tugiye kuganira. Muze kumenyesha muri comment ibishya muraba mwungutse, ibibazo muraba mugize ko ibyo tuganiriye, cyangwa se ibyo muraba mwifuza ko twazagaruka mu biganiro by'ubutaha. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku kintu cy'ingenzi cyane mu buzima bw'abantu. Icyo nta kindi ni ikigero abantu baba barimo. Tugiye kuvuga ku magambo aranga ikigero cy'imyaka n'imibereho umuntu arimo. Turaza no kuvuga ku magambo make akunze kuranga uko umuntu ameze, abisobanura uno mugabo ameze atya, uno mugore ameze atya. Mu bigaragara turi buze rero kubigarukaho, nizere yuko biraza kubungura ubumenyi ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Yego, murabizi rero umuntu akavuka ari muto, agakura, akaba umugabo cyangwa umugore, agasaza, agahinduka umuntu mukuru, agatanga impanuro, agashyingira, agasabwa cyangwa agasaba abageni, hanyuma nyuma agasaza, agasinzira, nuko tukamushyingura. Ubwo rero ni uruziga rw'ubuzima rubamo intambwe nyinshi kuva ku ya mbere kugera ku ya nyuma. Akenshi ntabwo tuzisimbuka kandi n'ababasha kuzigeramo zose ni umugisha. Yego, reka rero dutangire tudatinze. Ikigero cya mbere kibaho twavuga mu ntangiriro y'ubuzima bw'umuntu ni urusoro. Urusoro rero ni nicyo kigero gito gishoboka cy'umuntu aho aba twiswe azavamo umuntu. Icyo gihe aba akiri mu nda mu mezi make, akaba ari urusoro ruzavamo uruhinja ruzakura rukavamo umugabo cyangwa umugore. Iyo inda ikomeje gukura agera ku cyiciro cya kabiri, aricyo inda y'imvutsi. Inda y'imvutsi rero ni inda ikuze, hahandi umwana aba yaramaze kuba umuhungu cyangwa umukobwa, ku buryo aramutse anavutse icyo gihe wenda agakurizwa muri bya byuma by'abazungu, ubuzima bwe bwakomeza. Icyo gihe iyo nda aba ari imvutsi. Yego, nyuma rero umwana aravuka, akavuka ari uruhinja. Umwana w'uruhinja ukivuka akonswa, akitabwaho, akarerwa kugira ngo azavemo umunyarwanda cyangwa se undi munyagihugu ubereye igihugu. Nuko umwana rero w'uruhinja aronka, hanyuma yamara, iyo arimo yonka hari ubwo bamwita iyonka, uzumva bavuga bati ni yonka, bashaka kuvuga n'abana bato babariwemo. Uruhinja rero ruba ari umwana mutoya, hanyuma uruhinja uko rugenda rukura ruba mu byiciro byinshi. Ariko umwana w'uruhinja uri mu mezi 4, mu mezi 5, wenda ababyeyi bafite abana b'impinja baza kutwunganira muri comment bakatubwira, ariko muri ayo mezi umwana ahinduka igisekeramwanzi. Igisekeramwanzi rero ni ikigero aho umwana aba akunda guseka, aba arimo yiga guseka, agasekera umuntu wese abonye, akamumwenyurira, akamwereka ibyishimo. Hamwe kuko bavuga ngo abana ni abamarayika, wasanga ari ahangaha byakomotse. Icyo kigero rero nicyo bita igisekeramwanzi. Iyo umwana amaze kuba igisekeramwanzi ahinduka igitambambuga, cyangwa se akitwa umwana utera udutambwe. Igitambambuga rero ni hahandi umwana aba atangiye gukambakamba, ejo cyangwa ejo bundi agatangira guhagurukira ku kintu, akagwa, akongera agahaguruka, asukuma, ariko yiga kugenda, yiga gutera udutambwe. Icyo gihe aba ari igitambambuga kuko aba atangiye kugenda aho ngaho. Rero ntibitinda umwana arakura, noneho akiga no kurya, agahabwa imfashabere. Ababyeyi murabyumva cyane. Hanyuma nyuma konka bikarangira, agacuka. Gucuka rero ni uguhagarika konka, ku bato wenda batabizi. Uwo mwana rero yitwa inshuke. Inshuke ni umuntu ugeze mu kigero cyaho aba ahagaritse konka, ahubwo noneho atangiye kujya yitabwaho hakoreshejwe ibyo kurya n'ibyo kunywa bisanzwe natwe twese abantu bakuru. Uwo aba ari mu kigero cy'ubucuke, akitwa inshuke. Iyo rero amaze kureka kuba inshuke, ni ukuvuga mu myaka 3, 4 akazamuka, aba ari umwana usanzwe. Yagera mu kigero cy'imyaka 5, 6, 7, 8, 9, 10,
hari ubwo bakunze kumwita umwana uragira inyana. Umwana uragira inyana ni umwana utakiri inshuke ariko nanone ukiri mutoya ariko ushobora kuragira inyana, cyangwa se ushobora gutuma ikintu akagutumikira kuko aba atangiye kwiyungura ubwenge ndetse anakura mu bigaragara no mu bitekerezo. Uwo mwana rero yitwa umwana uragiye inyana. Nyuma rero umwana ntatinda, cyane ko ni nka bya byiza ngo bidatinda. Umwana nyuma arakura akagimbuka. Kugimbuka rero ni handi umwana watangiye gukura avamo umugabo cyangwa umugore. Icyo gihe nibwo n'abantu batangira gutandukana. Uzaba umugabo agatangira kugaragara kigabo, uzaba umugore nawe agatangira kugaragara kigore. Icyo gihe umwana w'umuhungu ahinduka ingimbi, hanyuma uw'umukobwa agahinduka umwangavu. Aya magambo yo arazwi cyane, akunda gukoreshwa. Aho ni mu kigero cy'imyaka 12, 13, aho uw'umuhungu aba ari ingimbi, uw'umukobwa akaba umwangavu. Uko rero bakomeza gukura nibwo bahindukamo umusore ndetse n'inkumi. Bakavuga bati uriya muntu ni umusore, uyu ni inkumi. Umusore ni umuhungu, hanyuma inkumi ikaba umukobwa. Igihe baba barenze ubwangavu bari mu kigero cy'imyaka 19, 20, aho baba noneho ari abasore n'inkumi bashobora no kurushinga. Iyo bujuje imyaka ibyemera, amategeko abibemerera barushinga. Mu Rwanda rero rwo hambere nta myaka yabagaho, bashyingirwaga bakiri bato. Muzabaze nk'ababyeyi bacu na ba sogokuru bagiye barongora bakanarongorwa bakiri bato kurusha uko bimeze muri iyi minsi. Icyo gihe rero umuntu aba umusore, undi akaba inkumi. Aho ngaho navuga ko ariho gukura mu bijyanye n'igihagararo ndetse n'ikigero umuntu arimo birangirira, nuko uwo muntu akaba umusore ndetse n'inkumi. Nyuma yaho rero haza kubaho ikintu cyiza cyo kubaka urugo, maze uwari umusore agahinduka umugabo, uwari inkumi agahinduka umugore. Reka noneho rero tugaruke ku bigero abantu babarizwamo iyo bamaze kurushinga, iyo bamaze gushaka bagahinduka abagore n'abagabo. Aha ngaha ndumva ko hashishikaje benshi mu rubyiruko, kubera ko n'ikigero bamwe baba barimo kugenda berekezamo. Abakuze nabo bakimazemo igihe batanga inama ku bato n'abakizamuka. Yego, iyo rero umuntu w'igitsina gabo arongoye yitwa umugabo, hanyuma uw'igitsina gore urongowe akitwa umugore. Ibyo byo twese turabizi. Umugabo rero ararongora hanyuma agakura. Uko agenda akura akabyara ahinduka umugabo w'igikwerere. Umugabo rero w'igikwerere ni umugabo umaze kugera mu myaka 40-45, urimo kugenda akura, umugabo uhamye koko, bamaze kubyara, afite urugo amenyereye, afite ubunararibonye kandi agifite imbaraga z'umubiri. Uwo mugabo bari igikwerere mu bigaragara ndetse no mu bitagaragara. Nyuma rero, nyuma y'ubukwerere, umugabo akomeza gukura akagera mu bushika, aho bavuga ngo uyu nguyu yageze mu bushika. Ubushika rero ni ikigero aho umugabo aba amaze kurenga ubukwerere kandi nanone atarinjira mu busaza bwa burundu, ari mu kigero cy'imyaka 49-50, amaze gukura pe, amaze gukura bigaragara, ariko nanone ataraho umusaza burundu. Icyo gihe icyo kigero aba arimo cyitwa ubushika. Umugabo rero uvuye mu bushika aba umusaza mu myaka ya za 50-60, akaba umusaza, abana bagakura, hamwe ashyingira akitwa muzehe, ndetse y'abana be babyara yakuzukuruza akabona abuzukuru bamwita sogokuru. Icyo gihe uwo nguwo aba ari umusaza. Mu busaza rero akomeza gukura imyaka 60-70, nyuma akaba umusaza ukuze, ari we bajya bita umusaza rukukuri, uba uri mu myaka ya za 70-80, aba atangiye kuba umusaza rukukuri. Nuko yakomeza muri za 90, akuze koko, afite ubunararibonye, afite ibintu byose, yaruzukuruje, afite n'ubuvivi. Icyo gihe akaba umukambwe. Aha ndabisubiramo, abakambwe bikoreshwa ku bantu b'igitsina gabo gusa. Nta mukecuru w'umukambwe ubaho,
abakambwe ni abasaza bakuze bo mu myaka ya za 80 n'indi 90. Abagore rero mutagira ngo twabirengagije. Ku ruhande rw'igitsina gore naho, iyo umugore amaze kurongorwa aba ari ikirongore. Ikirongore ni umuntu w'igitsina gore warongowe ariko utaribaruka, utarabyara ngo yunguke urubyaro rwagura umuryango, ahubwo akaba akiri wenyine hamwe n'umugabo we. Uwo mugore aba ari ikirongore. Nyuma rero y'Imana imwaguye amaboko ikamuha umugisha, barabyara. Nuko iyo abyaye nka rimwe cyangwa kabiri aba yitwa iriza. Muzumva bavuga bati abagore b'amariza, muzumva babavuga. Abo rero ni abagore babyaye nka rimwe cyangwa kabiri, bakiri bato, barongowe, banabyaye ariko nanone batarakura cyane. Abo bagore bitwa amariza. Uriza rero icyo kigero cyitwa iriza, naho ngaho kiba kiganisha, nicyo ngicyo kiba gisigura gisobanura. Umugore rero ntabwo akomeza kubiriza nkuko n'umugabo we aba arimo kugenda akura. Nawe iyo akuze, igihe umugabo ageze mu bukwerere, we aba arijigija, ageze mu bujigija. Aho ngaho aba akuze, ari mu myaka 40, 40 n'ingahe, uwo mugore aba arijigija ataragera mu bukecuru. Ubujigija rero ntibuhoraho, akomeza gukura ariko yunguka umuryango, yunguka inararibonye n'ubwenge mu buzima, hanyuma akaba umukecuru. Gusa aba umukecuru igihe kirekire, kuko mu myaka 50, 60 aba ari umukecuru. Uko rero agenda akura, umukecuru areka kuba umukecuru gusa, ahubwo akaba umukecuru nyaminaga. Umukecuru nyaminaga ni umukecuru mukuru uri mu myaka ya za 60 yo hejuru na 70 ndetse na 80. Uwo nguwo aba ari umukecuru nyaminaga. Hahandi imvi zaba zarabaye uruyenzi, bavuga bati uyu mukecuru koko arakuze, uyu mukecuru aruzukuruje, afite ubuvivi, yabonye byinshi mu isi, inararibonye n'ubwenge afite byakungura abakiri bato. Uwo nguwo rero niwe bita umukecuru nyaminaga. Rero nyaminaga siho ubuzima burangirira ku bagize umugisha wo kuramba badakenyutse. Yego, arakomeza agakura, akazaba rero umukecuru nyaminaga gutyo mpaka ashaje. Bakavuga bati n'umukecuru ashesha akanguhe. Abashesha akanguhe rero ni abantu bakuze cyane, abakambwe n'abakecuru nyaminaga, bari muri icyo kigero cy'imyaka yo hejuru ya za 80 na za 90 n'indi. Ngahe nguko rero icyo gihe baravuga ngo umuntu ashesha akanguhe ni umukambwe cyangwa se ni umukecuru nyaminaga iyo ari umugore. Ibyo rero nibyo bigero by'ingenzi abantu bashyirwamo mu Kinyarwanda, kuva ku mwana utwiswe inda ikiri nto n'iy'imvutsi kugera ku mukambwe n'umukecuru nyaminaga. Nibyo bigero. Gusa nkuko nabibabwiye, hari andi magambo avuga ibijyanye n'ikigero mu Kinyarwanda bajya bakunda kugarukaho tutakwirengagiza. Ushobora kuvuga uko umuntu agaragara n'uko ameze bitewe n'ikigero arimo. Ntabwo aya ngaya yibanda ku myaka, ahubwo avuga uko umuntu ameze, uko umuntu agaragara bitewe n'imyaka arimo n'uburyo umubiri we umeze bitewe n'ikigero nyine arimo. Twavuga nk'urugero rw'ingaragu. Ingaragu ni abantu batarashyingirwa, umusore n'inkumi batarashyingirwa, umusore utararongora, inkumi itararongorwa, baba ari ingaragu. Hari umugani mu Kinyarwanda rero bajya baca ngo utarubaka urwe ngo ntinubira. Ubwo mwaza kuzuza uwo mugani muri comment, nkareba niba n'imigani muyizi, kugira ngo muye tuzagarukaho uwo nguwo wenda tuzabahereho. Nuko ubwo rero ingaragu ni ijambo rizwi cyane, n'abatarizi wenda bato mwarimenya. Ikindi uzumva bavuga ngo umusore w'inkorokoro. Umusore w'inkorokoro rero ni umusore w'icyatwa cyangwa se uzwiho ibintu runaka. Wenda n'umusore uzwiho ibijyanye n'ingufu, wenda kubera ko aracyafite ibigango byo mu busore bya gito. Cyangwa se n'umusore wenda uzwi ku kintu runaka azi gukora cyane, icyo gihe aba ari umusore w'inkorokoro.
nanone uzumva bavuga ngo inkumi y'igitonore cyangwa se umukobwa w'igitonore, uwo ni umukobwa ufite uburanga bushamaje bwinshi, bushitura kandi bugashamadura abasore n'abagabo bakamushamadukira, bakavuga bati uriya mukobwa ni igitonore, ni ikizungerezi, koko ni mwiza. uwo rero niwe bita umukobwa w'igitonore. Twavuga kandi umusore ukaraze. Umusore ukaraze ni umusore wubatse umubiri, wakoze imyitozo ngororamubiri, akaba rwose ari umusore utsitse, umusore ufite ibigango, umusore ufite igihagararo koko kibereye umusore ukiri mutoya ufite umubiri muzima. Icyo gihe bavuga ko ari umusore ukaraze. Rero rwose niba ujya ubona umusore wubatse umubiri umeze neza, ujye umubwira uti wa musore we urakaraze. Niba hari umusore ukaraze uzi, tumenyeshe muri comment, cyangwa se niba uri kumva iki kiganiro uri umusore ukaraze, nabwo utumenyeshe muri comment. Nanone muzumva bavuga bati ababyeyi nimwicare hano, mwabana mwe nimuhagurukire ababyeyi, cyangwa se icyumba cy'ababyeyi, cyangwa se ibintu runaka by'ababyeyi. Akenshi rero ijambo ababyeyi ni abantu batubyara, papa na mama, data na mama, ariko ijambo ababyeyi akenshi rijya rikoreshwa riganisha ku babyeyi b'abagore. Kuvuga abagore babyaye bafite abana bitwa ababyeyi mu buryo bwihariye. Ibyo nabyo twagombaga kubigarukaho. Habaho kandi abasheshe akanguhe, abanabagarutseho abakambwe. Abasheshe akanguhe ni abantu bageze mu zabukuru, bari mu myaka 80 n'indi 90. Abangaba barabonye byinshi, bafite inararibonye yagirira umumaro abakiri bato, barabayeho, barakoze byinshi, barushije ibivi byinshi, bakesa imihigo, nuko koko bakaba bafite byinshi baciyemo byatwungura. Abo rero nibo bita abakambwe, aba nibo uzumva bita abasheshe akanguhe. Ndumva rero tubigarutseho ibigero n'amagambo asobanura abantu mu Kinyarwanda bitewe n'ikigero barimo n'uburyo bagaragara. Ndizera ko iki kiganiro cyabunguye. Ntimwibagirwe rero kugisangiza abandi kugira ngo nabo bamenye Ikinyarwanda, abatabizi n'ababyiyogewe biyibutse tubisangizanye, maze dusigasire ururimi rwacu n'umuco wacu, dore ko ruturanga kandi rukaduhuza. Ibyo ngibyo ntitukabicire inkeri, ahubwo tujye tubiha agaciro kandi tubisigasire kugira ngo bitazimira. Ntimwibagirwe rero gukora subscribe kuri channel Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, kugira ngo buri uko dusizeho ibindi bintu bishya, ibiganiro bishya bijye bibageraho bidaciye kure. Kandi mwibuke kudusangiza muri comment uburyo mwabonye kino kiganiro, ibyo mwamenye bishya, ibyo mwifuza kuzamenya ubutaha, ibibazo mufite mwatubaza, ndetse n'inyunganizi mwaduha. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye nk'uko bisanzwe, Ntirumara Intwari nkunda amahoro. Mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha.